abantu bose nagiye bakomora kuri Bruce Melody nagiye kukubeshya. Bruce Melody ni wamaye wasabye ko njya muri dosiye ya Ndimbati. Iki kintu nyivuge n'ahandi hano nanakivuga. Abastari bakeka ko baba mu isi yabo. Sibyo? Bakabona abantu bose babagenda inyuma bakagira ngo ni abafana. Bakagira ngo ibintu byose bishobora bitondera amategeko. Yes Maître, hano ni kuri Legacy Media. Ikintu cya mbere nakubwira ni congratulations. Murakoze cyane nanjye ndabashimiye. Hanyuma Maître, utsinze urubanza, utsinze ubushinjacyaha bwasabaga imyaka 25 abantu bari bakangaranye. Ni iyihe tekinike wakoresheje kugira ngo ibimenyetso by'ubushinjacyaha bitesha agaciro kuri buriya buryo twabonye? Oya ntabwo ari tekinike zindi, ni ugusuzuma dosiye bigize kandi ibimenyetso byose byari birimo byari byazanywe n'ubushinjacyaha. Ugize amahirwe rero ugasanga bimwe mu bimenyetso bwize n'ubwabyo biravuguruzanya. Niba ari mu mutangabuhamya uvuga ngo byabaye kuri 24 undi akavuga ngo byabaye kuri 25, ugasanga hari dokima ivuga ngo umwe yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere, harimo n'indi ivuga ku ya 7 z'ukwa gatandatu, kandi byose byazanywe n'uruhande rumwe birabigufasha. Kandi nacyo n'urukiko rwashingiyeho cyane anene twavuze ko ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha burimo gushidikanya. Hanyuma urukiko mu kwanzura no mu gusoma urubanza rwavuze ko hari naho ubushinjacyaha bwabuze ibimenyetso nko kugaragaza itariki umukobwa yabonaniyeho na Uwihoreye Jean Bosco Ndimbati. Urukiko rwavuze ko ari Uwihoreye itariki atanga ari niyo ubushinjacyaha butanga, ubucamanza butabasha kumenya nyayo kuko gushaka ibimenyetso biri mu nshingano z'ubushinjacyaha. Yego, ni ukuvuga ngo buriya cyaha yarakurikiranyweho niba harimo no kubyara, kiriya kimenyetso ushingiye ku matariki inda yavukiyeho, muganga agomba kugaragaza ngo umuntu avuze ku itariki ya 3 z'ukwa 9 inda yaba yaratewe ku itariki niyi. Abahanga kwa muganga barabigaragaza. Byibure iki gihe cyari gutuma icyo kitanzwe n'abahanga aricyo cyakwemezwa, kuko icyo Uwihoreye yavuga nta wacyemera, nicyo Fredawus avuga nta wacyemera, ariko byibura hashobora kuboneka ikimenyetso cy'umuhanga, ariko ubushinjacyaha ntibwagitanze. Nibyo rero urukiko rwavuze ngo ikimenyetso kitatanzwe n'ubushinjacyaha kandi bwo bwagombaga kugishaka ntabwo umuntu yagishingiraho. Hanyuma Maître rero turi mu kuburana procedure ngira ngo niwe waburanira Uwihoreye Jean Bosco. Hanyuma amaze gukatirwa iminsi 30 aravuze ati Maître biramunaniye. Uwihoreye Jean Bosco na Ndure Maître twagiye tubona amakomantere ariko ubisohotsemo neza. Bari abantu iminsi 30 kuki yabafashe mukaba mutsinze muri mu mizi? Erega iminsi 30 aratwaburanaga birebana n'impamvu zikomeye zaba zituma akekwaho icyaha, kandi ubushinjacyaha bwaravugaga ngo burimo gusaba irindi perereza, kandi ni ku cyaha gikomeye, cyaha cyo gusambanya umwana no kumuha inzoga ukamusindisha ni icyaha gikomeye. Kiragiye byarumvikanaga burya nubwo naburanaga nsaba ko yarekurwa, ariko n'urukiko ruvuze ko atarekurwa ntago byabaga bikomeye cyane. Urumva ni icyaha akurikiranywe cyari gikomeye bwacyo, kandi wabonaga rukuntu na societe yari yabijeraga muri icyo gihe. Ariko ubu ngubu byibura igihe cyo gushaka ibimenyetso cyose cyararangiye, iperereza ryararangiye, batanga ibimenyetso, nibyo byarasuzumwe n'urukiko. Hanyuma Maître rero bakunze kwita ngo ni Maître w'abastari. Hari abastari benshi waburanye imanza nyinshi, ariko izo tugarukaho nizo abastari benshi baburaniye baratsinda. Hanyuma hari abandi bastari tugifite muri gereza, urabafasha iki? Dufite ba Titi Brown ni producer w'umuziki, dufite ba Prince Kid, dufite ndewundi harya, dufite abastari benshi bari muri gereza, urabafasha iki? Biterwa n'uwatuziranye. Abantu bose nagiye bakomora kuri Bruce Melody nagiye kukubeshya. Bruce Melody ni wamaye wasabye ko njya muri dosiye ya Ndimbati. Bruce Melody ni buryo yigeze kuma dosiye ya Jay Polly, niwe wigeze kuma dosiye ni benshi no ku bwa Fireman, bose niwe wagiye muza nabo nagiye kukubeshya. Ubwo rero abo tutaziranye keretse abo tutaziranye nyine abo tuziranye. Ariko gusoza gira ijambo uha abastari, gira inama ugira abastari ko abastari bagwa mu manza cyane kandi urababuranira bitware. Reka iki kintu nyivuge n'ahandi hano nanakivuga. Abastari bakeka ko baba mu isi yabo, sibyo? Bakabona abantu bose babagenda inyuma bakagira ngo ni abafana, bakagira ngo ibintu byose bishobora bitondera amategeko cyane, kuko hari nubwo ni dosiye yabo ikomera kubera ko ari abastari, itari inakomeye ikaba yarinda igeranga, ariko kubera ari umusitari ivugwa muri social media bigatuma ikomera. Bitondera abantu bagendana nabo, bitondera ibikorwa byose babamo, bigengesera amategeko, nicyo navuga. Urakoze kandi. Urakoze cyane Maître. Hanyuma rero Maître avuze ijambo atigeze avuga ahandi ati bastari mwitondera amategeko,
mwitondere izina ryanyu kuko hari umuntu ushobora kubitendekaho kugira ngo bakureho n'udufaranga muswe abasitari muri iyi minsi mumeze neza. Hanyuma rero urubanza rwa Wihoreye Jean Bosco rero turarusoje, ubu igisigaye ni ukumwakira mu murwa tukamubona muri za filime akongera akentertaininga abantu, tukongera sinema ikongera igashyuha hahandi yari yarabuze cya cyuho cyari kirimo. Muri iyi minsi nagiye mbona abaproducer benshi cyane hano kuri tele, abitwa ba Muhire Johnson bose barahari. Wihoreye Jean Bosco rero ndakeka ko arahita abona akazi, akina amafilime akazi. aka kanya Fidawusi ni ijambo wamubwira. Fidawusi buriya uburamya haba birakemutse nta kintu narenzaho n'ibyishimo. Abakoze cyane nk'umubyeyi n'icyo wabwira abantu bakurikira serivisi ziri hano ku bandi bagiye kuzagarira abana be arakomeza gukurikirana inshingano nk'uko yabimufashaga, ntabwo ahita abireka n'undi agakomeza nk'umubyeyi, ntabwo ahita abireka n'undi agakomeza inshingano. mu gihe rutegereje umwanzuro w'urukiko mu mutima wawe umeze ndishimye cyane. ndamuzi Ndimbati turaturanye cyane. Ndimbati niyamamare akabari kari niho turi bunywera uyu munsi. Ndimbati turanywera mu kabari k'uyu munsi. Ndimbati niyamamare. Ndimbati n'umuturanyi wacu Maruveje Karama twari twarabuze umuntu rero Ndimbati mumubwira ngo wamamare. Aka kanya adafungurwa mwe kubyakira. Baba we nari gutangira kurira yababa we twari dufashe iby'iburyo. Ababyeyi cyane basengeye ntabwo Kagibana wishimye Ndimbati yari iki kuri wowe? ntacyo rwose n'umuturage turaturanye. Umuturanyi wacu Ndimbati. Burya mwe muturanye gute atarafunga safunga byo mwamufashije? afunzwe twarababaye pe. turababara turarira. urabona tutazanye jana musanze ndamubwira ni ngende Ndimbati ndamucyura. Ndimbati nabwo ndamucyura niyamamare rero. Aka kanya abakobwa baningira abakobwa bashaje tuzajya tubahana kuko buriya abujije abana kurya nasimuwe yamugiriraga azongera kuzimugirira. Ndimbati ashaka kuza akabati nanjye sinamujyana mu nkiko. Cyareka kumva weze azafasha abana kuko ari amara yo mu mara ye. Ariko uriya mugore yaramuhemukiye. Iyo atamufungisha yari kuzabona ibintu bya mirenge. Ariko yaramureraga avuga ati ni 10,000 cyangwa 15 nzajya muha. Ariko iyo atamufungisha urwoba bamucukuriye baruteremo insina. Sister wacu ngaho gira inama abakobwa batoya rero muri minsi abakobwa bato Atama bavanga urashaka indangiza rubanza none urimo uragenda utayijyanye meze ntabwo ari njyijyana kuri gereza. No kuvuga ngo bayishyira muri systeme gereza igahita ibona. Gusa wenda ngiye cyo nshobora kureba hano muri systeme nshobora kubabwira ngo ishyizwemo nkabibabwira ubu noneho ari ready gusohoka. Ngiye mba mbireba. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Hanyuma aka kanya ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ni nyuma y'uko urubanza rwa Wihoreye Jean Bosco rumaze gusomwa. Urukiko rero rumaze gutangaza imyanzuro rufite ibintu byinshi rwagiye rushingiraho byasomewe muri audience tutabashe gufata kuko gufata amashusho n'amajwi muri audience bitari byemewe, ariko hari ibyo urukiko rwashingiyeho rufata imyanzuro. Mu byo rwashingiyeho rero hari ibyasuzumwe, hari ibyo ubushinjacyaha bwari bwasabye ko bisuzumwa, ndetse hari n'ibyo uregwa Wihoreye Jean Bosco yari yasabye ko bisuzumwa. Icya mbere cyasuzumwe cyari cyanateje impagarara mu rukiko ni itariki y'amavuko umukobwa yavukiyeho, kuko kugira ngo bigaragare ko yasambanyijwe ari umwana byagombaga gushingira ku gihe yavukiyeho. Ko uwasomye umwanzuro w'urubanza yavuze ko muri dosiye hagaragayemo irangamuntu ebyiri, ndetse ubucamanza buvuga ko bwashingiye ku ndangamuntu yanditseho itariki ya mbere z'ukwa mbere 2002 kuko yatanzwe n'urwego rubifitiye ububasha. Hanyuma rero mu bindi urukiko rwashingiyeho no kwiga kureba nimba igihe Wihoreye Jean Bosco yabonanaga n'uyu mukobwa cyangwa se baryamanaga uyu mukobwa yari umwana koko. Urukiko rwagaragaje ko ubushinjacyaha butabashe gutanga ibimenyetso bihagije ku kwerekana itariki baryamaneho kugira byemezwe ko baryamanye ataruzuza imyaka y'ubukure, kuko umukobwa yagaragazaga ko baryamanye ku itariki ya 25 z'ukwa 12 umwaka wa 2019, ariko
Uwihoreye Jean Bosco akagaragaza ko baryamanye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu 2020. Nimba ntibeshya agaragaje ko baryamanye ku itariki 2 z'ukwa mbere mu 2020. Rero ubucamanza bwafashe umwanzuro ko ubushinjacyaha butagaragaza icyashingirwaho kugira ngo hemezwe itariki ya 25 cyahatagaragazwa icyashingirwaho kugira bemeze ko ari itariki ya 2 z'ukwa kabiri. So rero ubushinjacyaha bukaba butaratanze ibimenyetso byuzuye ku itariki babonaniyeho. Urukiko rero rwanzuye ko Ndimbati abaye umwere ndetse ikirego cy'ubushinjacyaha giteshwa agaciro, rutegeka ko aka kanya Ndimbati ahita arekurwa. Icyo dutegereje rero ni ukongera kubona Ndimbati mu murwa yagarutse i Kigali.